ntashaka kwiyumanganya kuvuga Imana aho ivugirwa hose, kuko nacitse igicuma cyo kwa data. Data yajunguje igicuma ahamagara mivumo irahinda, akorana n'imbaraga za Nyabingi, azi ko ari giye uzamusimbura kukizunguza. Ariko ndashimira Kristo ko yamvunjiye. Umwuga wa mbere iwacu bari baranyigishije n'izo mbaraga zahabaga ni ukujya kuvugira ikigage. Mumbwira ikintu cyari kuvamo. Nibaza ukuntu umuntu aba muri Kigali, papier hygienique igura 2.5 aho bahenda ni 300, umuntu akaba mu buzima bw'imyaka yose yihanaguza ibikarito. Muri toilette mutunza smartphone, mwirirwa mugura amamega buri munsi, ariko kugura papier hygienique ya 2.5 na 300 byarakunaniye. Nta nubwo ihenda rega, uretse dayimoni umwaka utwica mu mutwe. Igipaki cyose kiri mu 10 kigura 2.5 cyangwa 3. Koko umwaka uve mu cyari wanyu kwa so no kwa basogokuru bari batunze ibigirwamana, bihanaguza ibiziranyenzi. Nugera ni Kigali nawe wihanaguza ibiziranyenzi. Mwizina rya Yesu ndashaka ko twirukana umwaka uduhereye kubiri mu ngo zacu. Birababaje gusura umukristo musenga namuvuga Yesu, wamubwira uti wandangiye kubwiherero, ugasanga hari naho udasangamo na bya bikarito, ugasanga hegetsemo ibiziranyenzi cyangwa harimo ibikarito. Utuye mu mujyi wa Kigali, kana umwaka iwawe. Ndashaka ko dutsinda karande. Navuye iwacu tunywera muri Mironko, ngera ni Kigali nkomeze nywere muri Mironko. Ubwo se naba naravuye hehe, naragiye hehe? Mwizina rya Yesu kubwira Imana isezerera umwaka. Kweri kabisa. Imana isezerera iki? Iyo ufite daimoni umwaka burya nawe ubutera umwaka. Ntabwo wahesha gutumugisha. Umuntu azaga kubwira ati ndaburaye, nawe ukamubwira uti giyewe maze 2 nenda gupfa. Ubwo se urumva ubutari ikibazo nawe. Utabasha kuvuga ngo reka nkudahere n'ikiro cy'umuceri uraruriye. Ubwo se urumva wowe umuvuye umwaka cyangwa nawe wumuti. Muhora muri boda boda, harahanze huzuye boda boda. Uraguze inkweto zuzara za boda boda. Mujye mwambara inkweto ndende zacomeka n'isaha ku kaboko. Siweye. Ndababaye cyane. Nizere ko mwumvisha. Iri ni itorero Jovanisi riri hano mu mujyi wa Kigali Kimironko, aho bita Mwizindiro, kakomeza hepfo gatoya munsi y'urusengero rwa DPR. Aho niho turi. Uyu munsi turi mu gihe cyiza cyo gusenga, turi mu itara ryo kubana n'Imana. Dusabye umwuka wera nk'umuriri, dusabye umwuka wera muyobozi, dusabye umwuka wera w'ishambo kugira ngo urukira muri literaniro. Imbaraga z'Imana zongera zidukomeze kandi wongera utwindi mayiziye drome isinze y'Imana igomese iganse. Jovanisi Family TV narayibonye nge ndishima, nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura, atari ngombwa ngo atege indege. Ndavuga ko woroheje urugendo. Imana yacu icyubahiro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nabibwiye tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, hanyuma abantu bishime nk'abageze imbere y'Imana. Jewe reka mbanze mbaha amakuru make. Ahantu tutazahurira ni kwa wa mupfumu bita Putini, aho ntituzahurirayo. Kwa Mwamini ntabwo tuzahurirayo. Kwa Muhamadi ntimuzahambona. Ariko ahantu bavuga Kristo wagiye ku musaraba, aho ngaho tuzahakubitanira. Kuko uyu mugabo afite amakuru meza atajya atuma nicara. Iyo numvise aho bari kuyavuga ntabwo nahatambuka. Mumumpera icyubahiro. Haleluya! Ibintu bindi ubishyire ku ruhande, umenye ko waje gushaka Yesu wabambwe. Haleluya! Ayo makuru arahagije. Imana iduhana umugisha. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 41 n'umurongo wa 17. Itangiriro ibice 41 umurongo wa 17. Ni ahantu hatari kure, nibwira ko twageze. Hari ijambo rivuga ngo Farawo abwira Yosefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi,
havamo inka ndwi zibyibushye z'igikundiro zirishiriza mu mifunzo, maze zikurikirwa n'izindi nka ndwi zizamuka zonze ari umwaku zinanutse cyane. Sinari nabona inka mbi nk'izo mu gihugu cya Egiputa hose. Izo nka zinanutse z'umwaku zirya za nka zibyibushye zabanje uko ari indwi. Zimaze kuzirya ntiwamenya yuko ziziriye, ziguma kuba umwaku nk'ubwa mbere. Nuko ndakanguka, kandi ndota ngo amahundo 7 atsibaze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo 7 yumye y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo meza uko ari 7. Nzirotorera abakonikoni ntihagira ubasha kuzinsobanurira, ariko avuga ngo uyu munsi byanjye Yesu arabisobanura. Bigire gute? Birasobanuka. Haleluya! Niryo jambo murekera aho ngaho, turaganira kuri aya magambo umwanya utari munini. Mwarimu yansembo yarambwira ngo mbabwire ikivugo najyaga mvuga, ariko nta makuru maremare ntago ndi bugisubiremo. Nakivuze igihe kinini, ariko ndashimira Kristo ko yamvunjiye. Yesu yaramvunjiye. Impamvu ahantu nababwiye bwa mbere tutazahurirayo nuko aho mvuka ibi ngibi nabisanzeyo. Nta gishya rero kiri kwa Mwamini, nta gishya kiri kwa Putini. Nabisanze iwacu, nibyo kwa Muhamadi nabisanze iwacu, ndangije ndaharuhira. Izo mbaraga zose bazifite. Ntabwo rero bigeze babasha kunduhura ngo bangire umugabo nk'uko mundeba, ariko ngeze kuri Kristo niwe waminduye umugabo mu mumpera icyubahiro. Niyo mpamvu ntashaka kwiyumanganya kuvuga Imana aho ivugirwa hose, kuko nacitse igicuma cyo kwa data. Data yajunguje igicuma ahamagara imivumo irahinda, akorana n'imbaraga za Nyabingi, azi ko ari gihe uzamusimbura kukizunguza. Ariko ndashimira Kristo ko yamvunjiye. Ibi ngibi ni umugambi muremure w'Imana. Imana ibifite ku muntu kimwe n'Imana igufiteho. Reka mbabwire, abadayimu umuruho, nimwumva ngo umuruho nimuzagire ngo umuntu aruha kubera ko adafite ibiryo. Nabonye abantu bafite imodoka barushye, mbona abantu bafite ama etage barushye. Umuruho nasanze uturuka ku badayimoni. Umuntu wese ufite abadayimoni, ufite imyuka mibi, abahora arushye, ararushye. Ariko nubona umuntu wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, niryo jambo Yesu yavugiye ku musaraba, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe musange mbaruhure, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Yesu abanza kuturuhura umuruho w'ibyaha. Niwo muruho nanjye wa mbere Yesu yanduhuye. Umwuga wa mbere iwacu bari baranyigishije n'izo mbaraga zahabaga ni ukujya kuvugira ikigage. Mumbwire ikintu cyari kuvamo. Ndi umwana nkazinduka mu gitondo nkajya kurengurira ikigage aho cyahiye. Nari nzi kurira ibiti cyane, bakaza kundeba. Iwacu bakundaga gushigisha ibigage ari ahantu ku musozi nk'ahantu 10, ariko bagatanguranwa bakavuga batereka tujye kureba umwana wo kwa kanaka, we naza akatuvugiraho cyahiye, abantu bakumva ko ari kwa runaka. Nk'uko twabwira abantu ngo muze murebe muri Jehova Nisi uko Yesu ari gukora imirimo n'ibitangaza. Nanjye nuko nabivugiraga mu giti rero, ariko simvuge Yesu. Nge nkavuga amakuru y'ikigage. Umuntu akazinduka kantanga, abandi akavuga ati aho bashigishe ni henshi. Aho bashigishe hangana iki? Ni henshi. Ariko reka shaka umwana uzi kuvuga amakuru yanjye neza, kugira ngo icyanjye gishire mbere. Najyaga mu giti nkajya hejuru mu bushorishori nkahamagara, nticyarengutse ye, cyakoze ifu, cyakoze umusemburo, cyakoze urukarango, ni n'umuzungu uturutse i Burayi yasomaho ye, nimutambukire kwa Mukunda abantu kwa runaka nkamuvuga izina. Nkabwira bahano, nkabwira bahano, nkabwira bahano, nkabwira bahano. Kandi se navuga ngo n'umuzungu uturutse i Burayi naye nakagerayo.
nari nanakamubona se umuzungu uturutse i Buraya anywa ikigage, ariko yari amaco y'inda. Ikigage bakakinywa navaga mu giti ari uko bahengetse ingunguru. Uzi igihembo bampembaga? Bari bafite urukombe runini rupima icupa, abakera muraruzi, nirwo bashyiragamo ikigage akavuga ati iki ni icya wa mwana waturenguriye. Nabaga nambaye agapira katagira n'ikabutura mo imbere karekare, nkaza bakanyicaza hano mu nguni bati ngwino tuguhembe wavuze neza, nkagotomera cya gikombe. Ngibyo ibihembo natahanaga iwacu. Mushiki wanjye ntaryeho, data ntaryeho, bene mama ntibaryeho, nkacyura uwo muruho. Si umuruho byaje kunkurikira, ariko Yesu andebye abona ndarushye arampamagara. Ndashimira Kristo ko yankuye aho hantu. Ni amakuru maremare. Uyu munsi ndi umugabo, nubatse muri Kigali, mpafite umudamu, mpabyaye gatatu. Ibyo ndabishimira Imana, kandi imirimo y'Uwiteka iracyakomeje. Ibirenze kuri ibyo yangiriye icyizere ngabira umurimo. Ndi umudiyakoni mu itorero rya ADEPR, ndi umuririmbyi muri korali Betelehemu, n'indi mirimo Imana imbashishije gukora. Ndi umuvugabutumwa bwiza. Ntabwo nyivuga ubw'ikigage mu izina rya Yesu, sigaye umvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo buvana abantu mu byaha bukababwira Imana iruhura. Muyimere icyubahiro. Nzagaruka mbabwire uko data yahamagaraga abadayimoni buri mwaka bakaza bivuga amazina, mbabwire uko buri muntu acisha ibiroga n'ibivura, mbabwire izo mbaraga icyo zagiye zikora, mbabwire nuko tugomba kumenya gusenga. Kuko buriya nimubona impera z'umwaka abantu bapfa, bagapfa cyane. Umuntu uba warahamagaye abadayimoni bakorana umwaka wose, iyo umwaka ugiye kurangira baba bananiwe, akabasubizayo agahamagara izindi ngabo. Harya rero haba hari isibaniro ry'abadayimoni basuyeho bagiye gutanga raporo, n'abandi bari kuzamuka baje gukora akazi. Data yarahamagaraga buri mwaka bakamuhereza ingabo. Yarabaga afite ingabo 500 z'abadayimoni, akazigabanya mu bana be. Jewe akambwira ngo kubera ko ndagahungu ampaye nyinshi, ngo bashiki banje abahaye duke. Nkagenda nkabirataho nigiye data ampaye nyinshi, mwebwe abahaye duke. Ariko nzababwira ikizo nyinshi zankoreye. Haleluya! Ndashimira Imana rero ko yamvanye aho hantu nkaba ndi kuvuga Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ahari nawe ubutumwa burakureba. Hari igihe ababyeyi bacu babijyagamo bazi ngo ni ibibarinda, ngo ni ibibakiza amarozi, ngo ni ibibakirinda abanzi, ngo ni ibibarindira abana, ariko batazi umuruho bari gusigira abana babo. Abenshi muri twebwe turi mu ngaruka z'ibyo ngibyo. Ariko niba warumvise amakuru y'uyu mugabo, umukomereho umunambeho. Dusomye ijambo hano, inzozi za Farawo zirota, abura umuntu uzimusobanura. Yazibwiye abapfumu n'abakonikoni ngo bananirwa kuzisobanura. Ariko abagaragu be bari bafunganye na Yozefu mu nzu y'imbohe, baramubwira ngo hari umuhungu w'umuheburayo twari dufunganye, yadusobanuriye inzozi, kandi uko yazisobanuye niko zadusohoyeho. None databuja wamuhamagara akagusobanurira izi nzozi. Ahamagara Yozefu amubwira inzozi yarose. Niyo yari amagambo twasomye. Buriya yari ari kumusobanurira, ari kumubwira uko yarose inka 7 zibyibushye ngo ziri kuzamuka mu mazi, ngo abona hakurikiye izindi nka 7 zinanutse ngo z'umwaka. Noneho za nka 7 z'umwaka zimira za zindi 7 zibyibushye. Ikintu kirimo kibabaje ngo zirakomeza ziba umwaka nk'uko zari ziri imbere, bimera mbese nkaho nta kintu cyabaye. Mwuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo wabayeho ureba, bubatse sitade Amahoro ureba, ibyawe birakomeza biba umwaka. Bubaka convention uhari, ibyawe birakomeza biba umwaka. Bubaka reno uhari, ibyawe birakomeza bibiki umwaka. Mbese iterambere riri kugenda rigerwaho, umwaka uri wawe uri gutuma ukomeza ukaba kwa kundi. Uko abantu bari bakuzi muri 90 mu 2000 mu 2024 nta kintu kiri guhinduka. Nubwo imihanda iri kubakwa, ariko ibyawe birakomeza bigahinduka umwaka. Ariko umwuka w'Imana yambwiye ngo Imana yohereje imbaraga zo kukumwakura.
Imana yohereje imbaraga zo kukumwakura. Uyu munsi wa none hari abantu bajya bagira ikibazo cyane babatuye akavuga ati ese Mana ko nari ntuye muri iyi karitsiye ariho mbasha kwishyura inzu ya makeya, none ko bagiye kuhasenya noneho ndimukira hehe? Ibyo bibazo ntimubigira? Bivuga ngo w'iterambere rije rirakubangamira, ariko Imana ije kukwicira umwaku. Iterambere riza ritakubangamira, ahubwo rize nawe rikureba. Iterambere riraza zirarya, ariko ngo zimaze za zindi zirindwi zirakomeza ziba umwaku nka kwa kundi. Kuba yarashatse ntacyo byamumariye, yakomeje ahinduka umwaku. Kuba yarabyaye ntacyo byamumariye, yakomeje ahinduka iki? Umwaku. Kuba atuye muri Kigali ntacyo bimumariye, n'ubundi ameze nk'umuntu utera umwaku. Iyo ufite dayimoni w'umwaku burya nawe uba utera umwaku. Ntabwo wahesha gute umugisha? Umuntu aza akakubwira ati ndaburaye, nawe ukamubwira uti jyewe maze 2 nenda gupfa. Ubwo se urumva uba utari ikibazo nawe? Utabasha kuvuga ngo reka nkudahere n'ikiro cy'umuceri uraruriye, ubwo se urumva wowe umuvuye umwaka cyangwa nawe umuteye? Ni ikibazo. Umuntu aje gutakira wowe utatse kurutaho. Arangije Yosefu, Farawo amaze kumva uyu mwana aramubwira ati rero mushaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga ahunika ibyo kurya muri iyi myaka 7 y'inzara, noneho y'uburumbuke izabanza, indi myaka 7 izayikurikiraho y'inzara, igihugu kizabe kiri amahoro, abantu bazabe bafite ibyo kurya. Farawo abyumvise arangije avuga ngo twakura hehe umuntu nk'uyu nguyu uri mu mwuka w'Imana? Haleluya. Yosefu yavuye mu nzu y'imbohe aje gusobanura inzozi gusa, we yibwira ko ari busubireyo, ariko kubw'imbaraga z'umwuka wera zari zimurimo. Nje kukubwira agaciro k'umwuka wera. Iyo ufite umwuka wera ujya utungurana. Iyo ufite umwuka wera ibyawe ntabwo bipfa kurangira gusa, haba hakiri ibyiringiro, haba hari ahantu uzatabarirwa mu gihe runaka. Mwibwira ko umuntu wari wafunze Yosefu atarakomeye se? Yari ayoboye umutwe w'ingabo zirinda umwami. Ubwo mu Kinyarwanda cy'iki gihe yaba ari nka generali. Ariko itegeko ry'umwami ryirengagiza icyaha Yosefu afungiye, umwuka wera umurimo utesha agaciro icyaha kwa Potifari bamuregeye, utesha agaciro gereza avuyemo. Umwami aravuga ngo twakure umuntu umeze nk'uyu nguyu uri mu mwuka w'Imana. Reka nkwibarize, Imana ije kugutabara nka nyakubahwa perezida wa Repubulika akavuga ngo bakugize guverineri, hari umuntu wavuga ngo uriya muntu ntiyize? Hari umuntu waza akavuga ngo uriya muntu yize makeya? Bose bagira gutya bagaceceka. Hari ibintu Imana ije gucecekesha, hari umwaka Imana ije kwica. Haleluya. Imana yabonye uwo mwaka w'igihe kirekire ugenda wisubiramo, iterambere rikaza we nturibone, ukumva amakuru ko ikibuga cy'indege cyubatswe we ugakomeza ukaba umwaka. Bakubaka City Tower uhari uyireba ukayinyura, ariko ibyo bigakomeza bikaba umwaka. Ngo zirazirya zibyibushye, ariko zirakomeza ziba umwaku nk'ubwa mbere. Unyuze kuri za nka ntiyamenya ko zariye, ukunyuzo ntiyamenya ko utuye i Kigali, ntiyamenya ko uba i Kigali, ntiyamenya ko washatse, ntiyamenya ko wabyaye. Imyambarire yawe imeze nk'aho utagira umugabo ukwitaho, ariko mu ijuru hari Imana ikiza umwaku. Imana yohereje imbaraga z'umwuka wera. Hari Yosefu uje ku buzima bwawe, uje kukubwira uko umwaka ugiye kukuvaho. Mwampereye Imana amashyi. Haje imodoka za manuweli byabikomeza kuba umwaka. Haza izikoreshwa n'amashanyarazi bikomeza kuba umwaka. Haza moto z'umuriro wowe ukomeza kuba umwaka. Ntuzi bya perimi uko bisa, ntuzi gutwara uko bisa, za kaminuza zaradutse za Aruna za Kaneji, ibyawe bikomeza kuba umwaka. Ariko hari Imana ije kwica umwaka. Hari Imana ije kwica umwaka.
iyo ufite umwuka wera ugomba kwigirira icyizere. Isaha n'isaha ibintu byawe bijya bitungurana, ibintu byawe bijya bihinduka. Niyo waba uri mugufi ariko ufite izi mbaraga z'umwuka wera, Imana iraza ikaguha agaciro. Niyo waba urebesha ijisho rimwe ariko ufite imbaraga z'umwuka wera, Imana iraza ikaguha agaciro. Hari ibintu biba byarabuze. Niyo waba uvuka kure iyo ngiyo mu cyaro hahandi habi, ariko Imana igusangayo ikaguhesha agaciro. Bayobozi, hari ikintu cyambabaje. Ejo bundi nibwo nicaranye n'umudamu w'iwanjye, ndamubwira nti rero sheri, tumaze imyaka 7 twubatse. Ndamubwira nti rwose amasahane dufite y'amadongo n'amasahane y'amatasi birabitse. Hari bamwe babibitse mu kabati, abandi babibika mu mamare, biterwa n'ubushobozi. Ndeba isahane ndiraho ya melamine, ndeba n'igikombe cya parasitike nkweramo. Ndamubwira nuhereye none ntabwo nzongera kunywera muri parasitike mba mu mujyi wa Kigali. Iwacu nzajya nywera mu itase ari uko haje umushyitsi. Pasiteri yadusura akaba ari bw'itase sohoka mu bubiko. Mwarimu yadusura akaba ari bw'idongo isohoka. Waraje ubizanye ugasanga afite n'ibindi. Ndavuga nti mu izina rya Yesu uyu nawo ni cyunaho ni umwaka. Namwe rero mu izina rya Yesu hari umwaka tugomba gusohora. Uzi kunywera mu gikombe kikagezo kigashishuka ngo itasi itameneka. None se ubundi gusaza ku itasi nukuye si ukumeneka? Mwabagabo mwe, gusaza ku idongo si ukumeneka? Barangiza bakaguhera kuri melamine ukanywera mu gikombe cya mironko, iwawe ubitse amadongo ukajya ubirira hari uko haje abashyitsi. Ubu jewe nari mwakuye narisobanukiye. Ariko reka mbabwire, tuzabure taje nurangiza no kunywera mu itasi ubibone nk'ubusirimu, kandi wawe zibitse mu nzu. Nugera bakwakire mu itasi uvuge ngo bari abantu ngo nabasirimu, kandi wawe zibitse mu nzu. Namwe mu izina rya Yesu niba mushaka gusohora umwaka, guhera uyu munsi utahe. Niba ari n'igikoma, niba ari n'icyayi, unywere mu gikombe cy'itasi. Ubwo si ubusirimu? Ibiryo byawe uko wabitetse kose ubitegurire kwidongurire kwidongo. Ndabizi ko muyafite. Wirukana umwaka iwawe. Muranyemereye? Ntabwo mbashutse, ariko aba bagabo niba harimo abadamu banyu ntibongere kubategurira kuri melamine. Ndashaka ko dutsinda karande. Navuye iwacu tunywera muri mironko, ngera ni Kigali nkomeze nywere muri mironko. Ubwo se naba naravuye hehe, naragiye hehe? Mu izina rya Yesu. Ariko rati umuntu yegereye Imana igimukora ku bwenge akaba mu bintu, ariko yazageze Imana ikamworosora agahumuka. Hari akandi ejo bundi umwuka yanyeretse ngiye no gusoza, ariko turi ku ijambo rivuga ngo zirakomeza ziba umwaka. Ariko Imana yohereje umwuka wayo kugira ngo yice uwo mwaka ukomeza kukwizingiraho. Ejo bundi Imana iransanga, nukuri ntago ari ahantu nabyumviye biyigisha, ni ibintu umwuka w'Imana yasanze arampugura, kandi koko nsanga nibyo. Nibaza ukuntu umuntu aba muri Kigali, papier hygienique igura 2.5 aho bahenda ni 300. Umuntu akaba mu buzima bw'imyaka yose yihanaguza ibikarito. Mushumba, mumbwira ukuntu muri abasirimu mwihanaguza ibikarito muri toilette, mutunza ama smartphone, mwirirwa mugura amamega buri munsi, ariko kugura papier hygienique ya 2.5 na 300 byarakunaniye. Warangiza ukareba umwana wo mu bakire yoroshye ngo barango nabakire ngo bameze neza, ariko nta gituma yoroha. Ntabwo wakwihanaguza igikarito ngo worohe, urakanyarara. Wakoroha ute? Oya, namwe ni mumbwiza ukuri. Umwana wawe yahera ku myaka 2 uvuga uti igikarito umuhanaguza akazarinda arangiza segondera azi ko iwabo bihanaguza ibikarito, uwo mwana akazakura yoroshye. Baba we, uwo mwaka rero naje kuvumbura, mbwira shari, ndamubwira ni shari wanjye nkunda, Imana yarakumpaye kugira ngo sobanuke. Kuri rasiyo
ujye uzanaho na papiye jenike. Ninzajya mba nibagiwe kuyigura nta nubwo ihenda rega, uretse dayimoni w'umwaka utwica mu mutwe. Igipaki cyose kiri mu 10 kigura 2,5 cyangwa 3. Ayo mafaranga ntimuyakorera. isi irashize n'ukuri kose. Koko umwaka uve mu cyari wanyu kwa so no kwa basogokuru bari batunze ibigirwamana bihanaguza ibiziranyenzi, nugera ni Kigali nawe wihanaguza ibiziranyenzi. Mw'izina rya Yesu ndashaka ko twirukana umwaka uduhereye ku biri mu ngo zacu, duhereye ku byo turebesha amaso. Ariko reka mbibarize mu by'ukuri uyu si umwaka? Oya tuvugisha ukuri, nta muntu nasuye ngo wenda mbone nyihanaguje. Ariko birababaje gusura umukristo musenga namuvuga Yesu, wamubwira uti wandangiye ku bwiherero, ugasanga hari naho udasangamo na bya bikarito, ugasanga hegetsemo ibiziranyenzi cyangwa harimo ibikarito. Utuye mu mujyi wa Kigali, iyi Kigali urumva yatari umwaka? Urumva izi nka zitarakomeje zikaba umwaka nk'uko byari bimeze na mbere? Abandi baratera imbere ibyo bikakomeza bikamera gutyo. Mu izina rya Yesu tugiye kubwira Imana isezerera umwaka. Kweri kabisa. Imana isezerera iki? Uhereye uyu munsi hari umwaka tugomba gucikaho. Nawe ugomba kumenya ko kwihanaguza papiye jenike ari ubusirimu bukure buri Kigali. Kuba uri Kigali ukihanaguza ibikarito birababaje, n'umwaka mubi, kandi ufite uwo mwaka nawe urawutera. Ntabwo wahesha umugisha umeze gutyo. Ntabwo waba utazi ko kiridi ikenewe iwawe mu rugo, ngo n'igihe mwabonye akaboga umugabo nakenera ko yihanaguza ngo akubwiye ngo mvunira keyo unzanire. Ibyo bintu ni ubusirimu. Kiridi igura ibiceri 200 utamara umunsi umutamara no mu cyumweru ukaba ukihaganyuza umweyo. Birababaje. Papiye jenike ntabwo wayimara iminsi 2 uko mwaba mungana. Rero tugiye gusenga Imana. Narimbazaniye ijambo ry'ubuhanuzi ribabatura. Imana yohereje umwuka wayo wo kukwicira umwaka. Uyu mwaka umaze iminsi ukwiziringaho, Imana yishe umwaka wo muri Egiputa. Uko yishe umwaka wo muri Egiputa yohereje Yosefu, niko nawe ugiye kwica uwiwawe. Muze dusenga Imana. Mvuze bike, ariko ibindi umwuka wera nawe agusanga nawe hari ibyuzi biri umwaka kuri wowe. Ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ibyawe bikomeza kuba umwaka abandi bari gutera imbere, wowe ugakomeza ukaba kwa kundi kwavuye iwanyu nta tandukaniro. Nta utaniye n'umusaza wasize mu cyaro, nta utaniye n'umukecuru wasize. Ubuzima ubayemo nibwo nawe abayemo, ubayeho nabi. Shabundi nahoze ndi kubwira abantu ni mu bintu bya mbere ndambiwe ndimo sengera Imana ni ukuba mu nzu zimeze nka biswi. Anise Nka biswi. Inzu zimeze nka biswi utera umusumari nzikavunguka, unyura ku irido ryagufata rikaza ari gukurikiye zidafata. Bagiye bazubaka bakagenda basondeka bafundi b'i Kigali nabo menya ari Abashinwa. Ntabwo bajya bubaka ibintu bikomeye. Uba mu nzu watera umusumari ntufate ejo ugasanga inzu yomaguritse. Imana ikwiye kuduhindura amateka. Muhaguruke dusenga n'Imana. Imana yacu dusenga ni Imana ihindura amateka. Ni Imana yanga agasuzuguro. Ni Imana igizinga amateka ikazingura yandi. Kandi ni Imana ijya yica za karande za kera. Ibi bintu byadukurikiranye no mu mujyi wa Kigali. Hari ibintu tugomba gusezerera. Nagira ngo uhagarare mu kwizera, ubwire Imana ngo umwana wanjye ntabwo ari ugomba kwiga 9 na 12 na za Kaneji na za Auru na za Kepura zaraje. N'uwawe yahiga. Ntiyahiga se? Nawe yahiga. Hari ahantu ntabwo ari aho ukwiriye kumva ko ukwiriye kuba muri karitsiye itaragerwamo n'iterambere. Nawe ukwiriye kujya ahantu bubatse imihanda yaza ntuhunge ngo umere nk'impunzi, ahubwo nawe ukajyaho bari kuyubaka nawe ugatera imbere. Tugiye kubwira Imana ngo uyu mwaka Imana iwusezerere. Ndumva nasaba mwarimu Aniseti akaza akamfasha gusenga irisengesho. Ndumva yaza akamfasha kuko turaziranye, n'umubyeyi wanjye wandeze. Ubushize nahuye na mama Chance arambwira tuzadusure, ndabimwemerera. Imana imuha umugisha ko banyakiriye bakaba bampaye umwanya, ariko ndumva twasengana Imana. Hanyuma
nagira ngo mwarimu nuzi ukuntu twabisengera amfashe kuyobora iyi gahunda yo gusenga. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Haleluya. Tugiye gusenga. Mwabibonye ko hari aho twageze turaseka, ariko umunyarwanda yise umwana we ngo ni nseka mbabaye. Siko bimeze. Iki ni cyo bita ubutumwa. Ubutumwa donc ubutumwa bw'umuntu muzima wakiriye Yesu. Umuntu muzima wagize ate? Wakiriye agakiza. Kubeshya ari nabi mvuze ko uyu mugabo ari buvuze ubutumwa mu yandi magambo butanga, bukora ku mpande zose, bukora inyuma na hehe n'imbere. Ubutumwa, hari ijambo ubuyobozi bwite bujya bwigisha, ni ijambo rivuga ngo roho nzima mu mubiri. Iryo jambo rivugwa n'ubuyobozi bwite bwa leta. Amadini akunda kwivugira gusa ku byaha n'ijuru, ni ibyaha n'ijuru gusa, ni by'amadini tuvuga cyane, ariko tukibagirwa ko uyu muntu w'imbere atura hehe mu mubiri muzima. None ubu butumwa burakwiye, buratureba, nawe burakureba. Ukwiriye kubaho neza. Bigiremo uruhare rero, bigiremo uruhare. Nawe ubanze usohora iriya myaka. Abantu babitsa amatasi barira banywera hari uko umushyitsi yaje bangana gute? Bagire batya turebe, bagire batya turebe. N'amasahane meza barira hari uko umushyitsi aje, bagire batya turebe. Ubu mugiye kwishushanya muti nta bihari. Noneho hari n'abatayagira n'ayo madongo, batayagira n'amatasi meza, bagire batya bacecetse. Imana iragusubiza ite utayereka ko ufite ikibazo? Noneho ngiye kubasaba mupfukame, mwihagarara umwanya munini, nimumanuke mupfukame. Tugiye gusenga isengesho rizinga amateka rikazingura andi. Ni isengesho rihindura ubuzima. Haleluya. Ni isengesho rihindura iki? Rihindura ubuzima. Hanyuma nawe umenye ko iterambere rikubereye, ryakubera kandi rigukwiriye. Iterambere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Nyakubahwa Imana yo mu ijuru, tumaze kumva iyi message, dusanze inshuro nyinshi hakiri imyaku ya karande, haracyariho imyaku yo mu bisekuru, haracyariho imyaku yakurikiranye abantu b'Imana. Imihanda ya kaburimbo irubakwa, ugasanga umuntu arimuka umuhanda wa kaburimbo akajya gutura kure, mbese akawimuka. Iterambere ryageraho umuntu atuye wakimuka akarihunga. Iyo ni imyaku yo mu bisekuru, iyo ni imyaku ya karande, iyo ni imyaku ya za Nyabingi n'Ibitega, iyo ni imyaku y'Abarangi, iyo ni imyaku y'Uruzerero n'Urwangaro. Iyo yose ni imyaku ikurikirana ubwoko bw'Imana. Mana yo mu ijuru, Mana yabera, Mana y'igitinyiro kandi Mana y'icyubahiro, harageze ngo abantu b'Imana basobanuke. Kugeza naho imyaka 30 ishira, abantu bagikoresha ibyatsi bya gakondo. Mbega kaga, mbega gahinda, mbega.
Uwiteka we, abantu bakigenda bashakisha aho imibirizi iri, abantu bakirura ibihuru, bikorera ibihuru byo kujyana muri za tuwarete muri 2024. Iyi ni imyaka turayivumye izina rya Yesu. Bantu Uwiteka, birashoboka ko hari n'abakirara ku rwiri, biranashoboka ko hari abakirara ku ishinge, byashoboka ko hari abakirara ku bikarito, birashoboka ko hari abakirara ku madeyi, bagiye begeranya bagashyiramo ibyatsi bagashyiraho umwenda, naho kumbi ari urwiri barayemo. Mana we, n'inganda zikora amatora, Uwiteka we, tabara abantu b'Imana, tabara ubwoko bwawe. Turagutakiye kuri iyi tariki, muri uku kwezi, muri uyu mwaka. Ubu butumwa ntabwo twari tuzi ko tubwumva, ariko umuntu wese uri aha ngaha waziritsweho umwaku, tumuhambuyeho, twirukanye ibintu by'imyaku, ibintu by'uruzerero n'urwangaro. Umuntu bwije bwakeye yaraye aha, bwije bwakeye barongeye bamwirukanye mu nzu, bwije bwakeye barongeye bamuhaye piriyafe. Uwiteka, iyi myaka y'uruzerero turayivumye. Mana, turagushimiye. Buno buhanuzi bwa mbere kandi turaza kumva n'ubundi. Nyemerera umukozi wawe ukomeze kumwuzuza ubuntu bwawe. Abadayimoni babuza abantu kujya kubwiriza ubutumwa bwiza, bakabazingira mu madini yabo ngo ntibakajyana ubutumwa, kagira ngo ubutumwa nubwo baguze, kagira ngo ubutumwa nubwo bacurishije kandi barabuhawe nawe. Uyu mugaragu wawe uretse no mu Rwanda n'amahanga nayafate, kandi uzamuhagarara imbere, uzahangane nawe. Ndagushimiye. Reka dukomere Imana amashyi tuyishimire kuri Imana mu izina rya Yesu, amen. Mana ibahe umugisha rwose. Mwaku dukehe ibintu byadukurikiranye, mwiderevure no kuwa kane mujye muze mwambaye karuvati. Ababyeyi no kwiderevura nta mikino. Hari ibintu byatumenyereye, ibintu byadutinyutse, tugomba kujya twuze twambaye amabaze. Ibi ntago twabivamo. Rinete mwongere muzubure, no kuwa kabiri mujye mwazisiramo. Oya, tugomba kugira ibintu dusuzugura. Peje nike ya desa senkani kweli. Umuntu ayihana gusa amakaye, turabizi. Ntago tuzongera. Hari ibintu bigomba gukubitwa hasi mu izina rya Yesu. Tukajya dutera amarangi mu nzu zacu, tukadusanga twegamira ku bikuta bifite amarangi. Sikari gutera irido neza ukajya wumva ivumbi rikugeze mu maso. Kubera iki? Nta simikoze. Nababaye cyane. Nta rido rishyitse, amarido yaracitse bamwe. N'umwaka, ariko aha birahasobanukira mu izina. Mujye munambara inkweto ndende, urambonera no mu mibigisi mujya muzishiramo. Muhora muri bodaboda, hari hanze huzuye bodaboda. Uraguze inkweto zuzara za bodaboda. Mujye mwambara inkweto ndende zacomeka n'isaha ku kaboko. Siweye, ndababaye cyane. Nizere ko mwumvishe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kandi ibintu tuba twigiye mu nzu y'Imana, Nyandwi uzagaruka utubona shaha zacu wambaye uretse